Agatipe mani banavuga agatipe. Murakoranye n'agatipe ngo gatoboye amatwi kakarara. Ngo nizere ko nta kintu ugivugana n'uriya muntu. Najua mtu ukiwa in love. Uonangi ubaya wa mtu. Ngamagaye uko ndi abona mama ribo. Cyane. Ubona ibintu byose ari kuvuga shana utarakumvujije. Ni abantu benshi cyane. Benshi. Bakambwira ngo uriya mutipe muzabana icyumweru kimwe. Bibiri byose mbona ko bizagera ataragukubita nkagusohore. Byinshi. Nk'abantu mwe rero mudukurikirana muzi ko mwagerageje kumbuza uyu mugore muri ibimara muri ibibwa muri ibicucu. Oya buri muntu wese agomba kugira comment agira ku nshuti yawe. Nese comment bari banze. Don't judge a book by its cover. Icyo kintu reka mpite nakivuga uraho gusa wabugutanya shame on you. Mboneho akanya ndabavomye ahubwo nta wigeze uza kudusura muri abo bose mu rugo. Ninde sutaraje Kuki utambwiye bro? Kuki utambwiye ngo nkwereke noneho ukuntu mba mubi? Izina ry'Imana nta biryo byanjye ari butamire. Iyo bambwira wasanga naraguze naso. Tumaze iminsi nk'itatu tubana. Numva mama arampamagaye. Ngo bite ni sawa. Nuko hari umuntu umbwiye ngo wahukanye ujya. Miss tatu. Wanahukanye. Mwabarozima. None saba rozima none se. Bana nasanzemo akamatera. Na gaze. Nta nishuka nta n'ikirengeti cyabagamo. Se n'iki kindi wari ufite. Harimo amavuta umutipe araza arayatwara ngo nayiwe amavuta yo guteka. Kubera ko ni nkaho mwari mumaze iminsi mubana none habona wowe urashatse araza agatwara ibyiwe. Yaraje harimo amavuta yo guteka arayajyana. Hari n'iki kindi yatwaye mbona inzu isigaye vide. Nta muceri nta mavuta nta safuriya hagamo agasafuriya kamwe. Nuko ntari mu rugo mba ngiye ngahita nkabe umunsi wo kubana sasa mbega ibitero mbega ibitero reka mbivuge n'ubundi byarageze mu nzu yiwe ndara nicaye ibiheri bindya. Usanje ko byandyaga sinaruma ibiheri bindya urumva niziye niyambara agakanzu kagufi kagera. Vipi yambu cyane bantu wanje se twagiye tuvugira rimwe wavugana igikabye cyinshi tuvuga ngo bantu banje kurabakanga abanyigana twumva ndanze kera guys meze mute nizere ko meze neza mwese aho muherereye kaze kuri Mutomanza mpora mbaha ikaze. Wemerewe kuvuga ngo twagarutse. No. Warambujije. No bivuga igihe bidakwiye igihe ugarutse ntubivuga. Twagarutse none. Guys rero nko muri kubibona ni Mutomanza ni Manza na Mutoni. Twaje guca amazimwe. Ni kuvuga ati twaje guca amazimwe hashize igihe kinini abantu babona video zacu zikumbuye hari abari badukumbuye tumaze igihe tudakora. Hari n'abagiye bazana rugambo rubanga ngo Mutomanza ngo bimutse ngo bagiye mu gihugu cy'u Rwanda ngo ntabwo bazagaruka. Ninde wababwiye? Simbizi.
ntabwo mama mugomba kumva ibyo tutavuze, niyo mpamvu twaje kubibwirira twebwe. hanyuma guys reka mbabwire ikintu mbere ndaje mite nababwira ukuntu ngewe nahuye na Mutoni n'uburyo twabanye n'uburyo namuterese n'uburyo yemeye n'uburyo yagoranye. No kuvuga rero tugarutse inyuma sasa tukiraho impamvu tugiye kuvuga ibyo byose tugiye kuzuza imyaka 9 tubanye. Ejo bundi so turagira ngo tubanze tubanyurizemo mu ncamake aka love story kacu ko twahuye ko twabanye sibyo. So hari abantu bafite amatsiko yo kureba ukuntu twamenyanye na Mutoni, mushyire muri comment cyangwa nzabivuga ubutaha. Twatinze kubivuga imyaka ingahe yose nari nzi ko uzonanira banteze iminsi bantega iyindi, barambwira ngo uyu mugore azakukatira nguri dage nguri iki niki, ariko let me prove you the wrong. No kuvuga rero kuva twabana na Mutoni muri iyo myaka yose nibwo bwa mbere ageze iwacu. No kuvuga ngo yarataragera iwacu, hari abari bamuzi kuri media gusa, hari n'abari bamuzi bari bamuzi nyine baraje kudusura, ariko yarataragera hano. Means what? Abana bo nta numwe wari ubazi, sibyo? Nta mwana numwe bari bazi guhera kuri Gael. Hanyuma abana banjye ntago bari bazi ko ngira mama, ntabwo bari bazi yuko ngira sister cyangwa se brother. Bimwe murabizi watoto wa Kanairo kila mtu ni anko ni auntie, kila mtu ni anko ni auntie. So baje kubona ba auntie babo benyewe. Bwana munyamakuru umugani wa Rugenza. No kuvuga ngo rero icyo cyakemutse, ntabwo twimutse twaje gusurana. Bisubiremo. Ntabwo twimutse twaje gusurana, twatinda twaza vuba. Twaje gusurana iminsi mike tuzahita tugaruka. Ibyo biranatureba. Twaje no gutwika twashatse twatinda, twashatse ntitwatinda, ariko ikintu cyo gihari bakunzi bacu babandi tujya tubona imitima buri munsi. Ako ndi ntoza reka nzasome comment. Sibyo? Uzasoma comment? Sawa. Reka nshire itiko. Abantu bakunda Mutoni imitima hasi. Muvuge ko bankunda cyane kugira ngo nidusoma comment nzasanga ari ngiye uri hejuru. Ngo iki? Oya none si yanjye barayishyira he? Okay. Abakunda Mutoni imitima. Abakunda njyewe. Mu byandike turamukunda umusaza adashata man. Ngiye nkunda Mutoni. Abadukunda twembi badatoranyije. Ujye ushyiraho ndabakunda imitima. Okay, so ariko by'umwihariko bankunda. Guys, mukore subscribe. Kakagore karikunda sha. Mukore subscribe, share, comment. Tugiye kubaha ibintu byiza, vlog, ibiganiro n'ibirimba n'amafilme tuzayashiramo uko twimanukiye. Tukiraho n'iki cyagutunguye iwacu? Nuko ari icyaro. Bro, abantu bose bazi ko nuruka mu mujyi urenze. Nawe ntukaraburize. Ukuntu wambara n'ingendo uba ufite demarche hariya ntabwo nzi ko uturuka mu cyaro. Karibu kwetu, karibu nyumbani. Karibu nyumbani. Kata ugali, kata baking sha. Yego, dutangire iki? Ntituratangira se? Tangire story barayitegereje. Okay, bwa mbere na mbere. Abantu bayifite amatsiko ni babanze batere comment. Story buryo twabonanye se. Lazima barafite man. Ariko nimbi. Ntariba ariko ni yacu. Okay. Nje ndashaka kubaza ahantu hambere. Wambonye. Hari he? Hari hera. Twari turi kumwe n'umushuti wanjye kera bitaga reka ndeke kumuvuga. Twari kumwe n'umushuti wanjye nkigera muri Kenya. Turi ahantu ku kaduka. Twari tugiye kugura iki? Tuzi uri kumwe n'undi mutipe bitaga Juste. Sinzi niba umwibuka mwene wanyu.
niwe munsi wa mbere nakubonye. Umutipe w'umurara. Inde njyewe cyangwa Justin? Wowe. Tipe w'umurara uganira cyane. Wimvuzi? Ariko ushobora kuba naravuze wowe ukabona yuko uganira komeza. Ya niwe munsi wa mbere nakubonye. Bwana munyamakuru rero. Nakuyamye. Nari ndimo niciraho bro. Ariko nari maze iminsi ntekereza kuzashaka sheri. Ko nari ntangiye kuba umusitari. Uravuga ati nta musitari utagira sheri. Urumva? Kanshaka icyana ntajyana na postinga no kuri WhatsApp. Bameze na miramira hagasitro. Kukanya nari mfite off. Ababizi nari mvuye Zimamani. Mfite off kabisa. Mbona urwana boro. Mbona icyana cyiza cy'igikobwa kirabura. Ntukinanirabura nakoreka. Ko nakureba. Akora nare karavuga ati twabyaye ikiraro. Manager yaba yumiwe. Urumva? Tambaga ati yego. Akabagira ngo nahise ngusuhuza. Uwo munsi nahise ngusuhuza. Waransuhuje. Uramaze mutuye hehe ko aribwo bwa mbere nkubonye. Ati dutuye hano hepfo. Ndi umushitsi muri Kenya. Ngo ufite telefone ngo mpe nimero. Mu Giswahili kandi ntacyo narinzi. Ya. Bro ilikuwa ile mambo Sasa. Akisasa. Na ulikuwa mchokozi. Unaitwa? Acha hivyo. Unaitwa? Staki. Umunsi wa kabiri byagenze bite? Reka ari njye uvuga. Umunsi wa kabiri nakubwiye ati wa mukobwa we. Dukomeza duhura. Ndi inshuro ya gatatu zampa nimero. Siko byagenze? Watekereje iki? Ako umunsi wa mbere ntasabye nimero. Oya. Oya rwose. Nge ni gake brother. Hanyuma umunsi wa gatatu nimero urayima. Wambona gute? Nakubona gute? Ubundi ngiye nkikubona ntago nta birenze nagutekereje. Ntabwo wigeze uvuga ati dore bogari. Aya. Nukuri. Uri umutipe w'umurara. Ariko wigeze kuvuga yuko nawe wakundaga barara. Sinzi impamvu utahise nkunda. Abarara baratandukanye. Uburara ngiye navugaga. Niko nigeze kubivuga abantu banyumva nabi. Nago nakundaga bari abatipe nyine birigo bakabya nyine busirimberi. Ibintu by'ibikabyo nyine nibo ntakundaga. Naho uburara ntago navuze ngo umutipe w'ikirara ngo ufite amafuti aya. Ngese nari nyafite uwo munsi. Warayasaga. Mva mane muri love story ugomba gupfusha sibyo? Oya nyine ndaza kuvuga nyuma uko byaje kugenda noneho kugira ngo shiduke noneho nsigaye numva ari wowe nkeneye turahagera. Hanyuma rero akanimero mba ndagashikira ikintu nibuka cyo. Seko bicafuje. Ari binire mu tuntu twinshi. Ikintu nibuka cyo. Mu gusigana naho umupira byanze kuva. Sawa turi muri love story. Love story garimo no kureba ko usa neza. Nahise mpamaga. Muri love story ugomba kureba ko umuntu yambaye imyenda isa neza. None se nimba nambaye nabi nkuremo. Fasha nkuremo noneho nsigarane igituza. Ibondo rya titworikira. Mu mitoma najyaga ngukubita n'uturirimbo twazagamo. Ni byose byo sinakuririmbiraga. Ese abaye umunyamakuru. Nese turi gusharinga. Cyangwa nshakana n'ababwana munyamakuru ikibazo kiri. Bwana muyobozi. Aha. Ahita ntangira. Habibi come close sweet young girl. Ese wabuze uko wazo nze mami. Kandi icyo gihe ndirimbo yari igezweho. Ngwiyabawe. Gataho mu benti paraguhamagara kukuririmbira kiyazi umuntu ni umusazi. Nari ngifite ijwi bro.
akandi karirimbo guhamagara ukandirimbira ngiyo ndebye urukundo nkunda ngewe bira bro utaranitaba telefone ugatamva umuntu yafatiye ari kuririmba tuvuga ati banza nawe n'umusazi abatipe mwaterese mutyo mumbwire cyo gihe noneho ugahita unahumiriza ukamera gutyo wowe utarigeze umbona uko abandi bambona izo ndirimbo se zagushize box ahubwo iryo jwi njyega numva rirenze ubu ngubu ryagiye twarabwirije tuvuga ubutumwa bwinshi tujya mu mihana tuvayo bro hanyuma ni iki kintu kabisa wenda igihe twahuraga tukabonana abantu bakatubona bakubwiraga ngo iki noneho umunsi wa mbere duhura hari umunsi twari kumwe aribwo tukimenyana nyine turazamuka niba wari ugiye mu kazi nanjye ngiye twari duhuriye mu nzira nkubitana n'umushiti wanjye twabanaga mu gipangu arambwira muvuge ntabwo umuzi arakubwira arambwira ngo ngayo we ngo nakubonanye n'agatipe mani banavugaga agatipe ngo nakubonanye n'agatipe ngo gatoboye amatwi kakarara ngo nizere ko nta kintu ujya uvugana n'uriya muntu ngo kariya ngo nyatuza ntiyagakunda kabisa nyine ndi kuvuga uko yavuze ngo ya rwose ngo hariyaho ngo ndakubujije umubwira ngo iki ntabwo ati nta birenze n'inshuti yanjye ariko ku mutima nsigara mvuga ati ariko ko mbeshye finale bizagenda gute rero nahoraga na buri muntu wese agahita ambwira ati bro uriya mwana mutamago bro turiya mwana capu kabisa ni ukubera iki abantu banyangaga batanazi sinabikubwiye si impamvu nyine bakubonaga nk'umuntu udashobotse tu wese tukiraho urabemeza ko nshobotse cyangwa urihangana ukanihangana ahubwo icyo gihe ngewe twaganiraga numvaga uri umwana mwiza w'umutima mwiza uzi no kuririmba tunajua mtu ukiwa in love uonangi ubaya wa mtu ngamaga yuko ndi abona mama ribo cyane ubona ibintu byose ariko uvuga wavuga uri nyina wavuga uri nde nta kintu na kimwe ubuteze guhindura so niwe wenyine akumbujije shana ntawe utarakumbujije ni abantu benshi cyane benshi bakambwira ngo uriya mutipe muzabana icyumweru kimwe bibiri byose mbona ko bizagera ataragukubita nkagusohore byinshi mw'abantu mwe rero mudukurikirana muzi ko mwagerageje kumbuza uyu mugore muri ibimara muri ibibwa muri ibicucu buri muntu wese agomba kugira comment agira ku nshuti yawe mwese comment bari banze uko bakubona physical nyine don't judge a book by its cover. Icyo kintu reka mpite nakivuga wakubona ubu nyine ya judging ariko se unjudginga gute wabanje ukamenya ukansobanukirwa cyangwa se wowe ushaka kubuza umuhungu n'umukobwa ukundana wo mubona yigendera ntuzi yava ntuzi yajya ntuzi uko yakuze ntuzi kibimutera wowe uraho gusa wabugutanya shame on you mboneho akanya ndabavomye ahubwo nta wigeze uza kudusura muri abo bose mu rugo ninde sutaraje kuki utambwiye bro kuki utambwiye ngo nkwereke noneho ukuntu mba mubi izina ry'Imana nta biryo byanjye bari butamire iyo bambwira wasanga naraguze na soda mwana ahubwo wowe ugomba kubereka ko uko bagufata ntacyo mbereka byaranarangiye ariko imyaka 9 ntishize candabagaye fo nijana izashira hari igihe koko abantu bajyaga tuvuga ibintu byinshi tumaze no kubana gahita wumva amakuru muri quartier ngo bla 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 makuru ngo iki niki ngewe nigeze tumaze iminsi nk'itatu tubana numva mama arampamagaye
ngo bite ni sawa nuko hari umuntu umbwiye ngo wahukanye ujya Miss Tatu ngo nahukanye ngiye ngo wahukanye ngo urangije ngo ushaka kuwundi mutipe. Urumva rero abantu bafite amagambo menshi ibitero byinshi bakugabaho mwabarozi none sabarozi none se nigute umuntu creating sibyo narabitanga ati se ko aho ndi uhazi nyuma y'ibyo nta bindi wikumva amagambo. Urabona twe do creating content ariko ntibyoroshye ngaho bazo creating ikintu kidahari umuntu agahita yimba ngo iki kintu ugahita uhimba ngo Abdara yapfuye uzi neza ko hari umuntu wigeze kuzarambwira ngo ashana nimugoroba naciye kuri Abdara ngo aryamye mu muhanda ngo yasinze ngenzi ko nimugoroba twari kumwe ahubwo icyo gihe sinanywaga nako n'ubu ngubu sinjya nk'inzoga icyo gihe ahubwo ntiwazinywaga tuvuge gutyo n'ubu ngubu urumva n'ubu zarananiye ariko se nk'iryo dage reka ko tukarenge ubundi iyo ukeneye kurwanya abantu ukora ibishoboka byose inzira zose kugira ngo basebye kandi nta ukundira undi ushobora kureba umuntu ukamwanga undi wamukunda sore ntakagira abantu bazajya bivanga mu nkundo z'abantu cyangwa mu ngo z'abandi. Hanyuma rero guys reka mbabwire abaniga tugira confidence natwe icyo gihe bro nateretaga ntagira n'igihumbi babwire gato yanjye ukuntu yari imeze to babwire guys urukundo mujye murwubaha apana ibi ngo bakurangiye no barangiye ni sawa simbebujije ariko urukundo mujye murwubaha. Gete yari sagute yari imeze tubana nasanzemo akamatera na gaze nta nishuka nta n'ikirengeti cyabagamo se n'iki kindi wari ufite harimo amavuta umutipe araza arayatwara ngo nayiwe amavuta yo guteka kubera ko ni nkaho mwari mumaze iminsi mubana noneho abona wowe urashatse araza agatwara ibyiwe yaraje harimo amavuta yo guteka arayajyana ntihari n'iki kindi yatwaye mbona inzu isigaye vide nta muceri nta mavuta nta safuriya habagamo agasafuriya kamwe nuko ntari mu rugo mba ngiye ngahita nkabereka ntago nagataye ndacyakagira. Uravugisha ukuri? Ni ukuri ndacyakagira kamwe gatoya kangana gutya hanyuma n'imyenda isa nabi ese kuki utajya gumesa? Nari nshaka umugore wo kumesera. Umugore se n'umukozi? Ntabwo ibyo nabivuze. Dukomeze habagamo ntabwo najyaga mesa nambaraga ibisa nabi byose byari bisa nabi pe uravugisha ukuri byose mani n'ukuntu natwikaga mani imihanda ako bro nawe aca ko umva ko ubukene ngo ndakemera ariko mwanda sha wari ufite umwanda pe sha uzanyica z'ahantu ngurire mpe gift narakogeje uracya kabisa. Hanyuma guys muri ibyo bihe turihanganirana deni njye ntekereza ko icyo gihe urukundo rwabaga rwari ruryoshye kurushaho ahubwo ubu rwarashize rwagiye ngaho nimwumva ikibazo icyo gihe hari urukundo rwa danje bro rwa danje hanyuma Imana iduha umwana wa mbere reka rware fo twavuze se umunsi twabanye watarutse love story cyari ugeze mu bana kubana ubwo icyo gihe bamaze gutwara ibyo batwara ndi kugira nyine ibintu by'ubukene ubusimba ari kwihuta kujyana tumusebye bamaze kubitwara bawe umunsi wo kubana sasa mbega ibitero mbega ibitero reka mbivuge n'ubundi byararangiye abantu bajya bavuga amateka yabo kugira ngo abandi bayigireho urumva se mbivuge bireke reka mbivuge bireke yaraye yicaye ntabwo yasinzira iryo joro nibyo nangiye no kuvuga si byo uvuze yavuze ibyawe twumve aya akoreka nkavuge kareke mani ngabanze igindi warugiye umutipe
ako kantu nyibukije siko nangiye kuvuga ariko nkamite nkavuga nageze mu nzu yiwe ndara nicaye ibiheri bindya usenge ko byandyaga sinarumva ibiheri bindya urumva niziye niyambara agakanzu kagufi kagera nkaha cyo nabaga kuri tasi nk'ubu nazanye inda ni za kitambi zaraje ndaza nta n'umwenda nari mfite urumva icyo gihe twe twarabombotse ubukwe twabukoze nyuma sibyo noneho seka rero habe nijoro kuva nabaho mu rugo iwacu nari ntarabona ibiheri birandya ndicara ndishima cyane itara ndafata ipantaro ye ndambara nonge byari byaramaze byabonye umushyitsi birandya ndicara ndaruhanda byuka ndahagarara mbega ijoro ry'ubukwe rya mbere ribi iriya bayita honeymoon shani imbi kabisa iriya niyo honeymoon byarandiye nahise mbyuka mu gitondo ibintu byose mbita hanze ibintu byose se byari bingahe yari matera yonyine ndambwira ati twite hanze tuzagura indi vuga n'icyo kindi cyane y'amatsiko ikindi nagiye kuvuga ni igitero cy'amafamiye kubera iki wayi murwanya abantu bakeneye kubana famiye simbatutse ariko mwaratugerageje nta nubwo ari wowe none barangerageje ngewe kubera iki mwangerageje ni ukuvuga ngo sibyo ibintu byose bibaho biba bigomba kubera isomo abantu niba wa mubyeyi we kambivuge babyita gute nihaniza ababyeyi muri rusange sibyo ababyeyi muri rusange ko nanjye ubu ndi umubyeyi kabyara iki kintu ngiye kukivuga nkivuge ngikuye ku mutima kugira kibera isomo n'abandi niba wa mubyeyi wowe uri kureba kino kiganiro warabyaye umwana ntumurere sibyo ntumwishyure ishuri ntumenye ngo yambara iki ntumenye ngo arya iki igihe cy'ubukwe cyagera ugateza intambara wa mubyeyi we uba wumva umeze gute urumva hari usibye n'ibyo hari igihe nyine abantu bikundanira bagakundana mu mwana akaza akakubwira ngo umwana akakubwira ngo witariye kamvuge urumva ukuntu harakeneye kumfukirana kugira simbivuge niba warabyaye umwana ntumurere akiga ntumenye ngo yize gute akabaho guhera ku mezi umuheruka afite amezi sigiye wereva 5 cyangwa sigiye wereva amezi yo mu nda kantanga agafunguzo uramunze urumva wabona umwana agiye gukora ubukwe ugatangira intambara zo kuvuga ngo izo nka ningiye baziha ngo umwana n'uwanjye ese abaye uwawe kubera ko bagiye kumukwa munsobanurire wenda ngiye byambayeho ibintu ndi kuvuga byambayeho sibyo uwo mwana abaye uwawe kubera yuko afite ubukwe kubera yuko bagiye kumukwa comment mumbare mwandike comment munsubize ngiye icyo kintu cyambayeho kirambabaza kirankomeretsa mu bikomere ngira nabyo kibamo urumva so rero simbivuga mbiciye hejuru ariko mwisubireho niba utarareze umwana nyina yaramureze wenyine yaraciye mu bibazo wenyine abasingo mama ho muri hose ukihangana ukarara inzara ukarara amajoro ukita ku mwana wawe bajye bakureka nishimwe ry'umubyeyi wareze ubundi kubyara nturere bisobanura iki ubu uri umubyeyi umuntu urera umwana utari uwiwe niyo bagomba guhereza ayo ni amashimwe ni nko warakoze kuturerera urumva ariko niba uri umubyeyi ukaza from nowhere ngo umwana n'uwanjye ngo n'amaraso yanjye gute warareze uzi ko yabayeho sawa iyi nkuru tuzayigaruka narakaye iyi nkuru tuzayigarukaho bwana munyamakuru tanga mikoro urumva ibyo birarangira amezi arakomeza dukomeza ikiganiro ariko nzoyigarukaho yonyine nanjye icyo nshaka kuvuga nk'umubyeyi nimba umwana aje akakubwira ati njye nakundanye na runaka kuko abana bakundanye just birahagije birabaye urinde wo kubihakana wowe niba warabaye utarakundanye n'ibyawe ntawe bizana ku bana
hari nabo numvise ngo aragenda akamugarura umukobwa we yashatswe amaze y'icyumweru barabikora ukagenda ukamugarura barabagarura n'inkoni sinzi umuco ariko ntabwo bitwika yafashe ibiki ijoro yamazeyo ntuzi ngo yarwaye sida ntuzi ngo yatwaye inda ugakubita ukagarura none ugasanga ntibyari byanamenyekanye wowe utumye bimenyekana cyane ikindi tukiraho nk'umubyeyi umwana wa yashatswe ngo yashatswe umuntu wowe udakunda sibyo ukamuvuma ngo n'uzabyara ngo sinkeneye kuzamubona ngo sinzakubona iwanjye ngo ndaguciye umuca nkande ugendeye kuki uri imana wowe yo kuvuma kandi ikimbabazi yo bukeye barangiza ibintu ndi kuvuga njye mbifiteho nosiyo niko babyita umwana ajya kubyara umuntu ujya uzuza wa mbere wowe watukanye gute witora ugatuka umukwe ugatuka umukobwa wawe ejo uzi neza ko uzagaruka gusaba imbabazi no kwifatishwa umwana ejo ukaza ngo wampaye umwana uba wibuka ibintu wavuze kwisekeshwa ku mukazana waramuvumye uza wibuka ibintu wavuze ku mukazana wavuze ku mukwe ibyo bintu wavuze ujya ubyibuka dukomeze story yacu irimo byose bigomba kuba bifatanyije n'inyigisho bose barimo ariko okay uyu munsi narakaye abandi bakunda Mutoni ngaho n'umukuru narakaye ikindi uyu munsi nibwo twavuze ngo turaganira kuri love story ariko tugende dufataho n'utuntu hirya no hino wa mubyeyi we ababyeyi ku cyokezo nabibasiye uyu munsi cyane cyane reka nkomoze niba uri umugabo wubatse ufite urugo sibyo reka mbireke nzabifatira umwanya wabyo sawa nuko rero turabanye ifite amakuru turabanye uko bamvugaga nuko wambonye nyine kandi ntubeshye wenda by the I'm not perfect cyangwa se ndi perfect wowe uko wabibonye tubanye mu rugo byari bimeze bite bitandukanye no kumva uko abandi bakubonaga hanze uburyo njye ntabwo ari byo nabonaga muri icyo gihe bakubonaga nk'umuntu utumva nyine bafite uko bagufataga ariko njye siko nagufataga kuko njye icyo nakeneraga cyose warakimpaga wantegaga amatwi yani nabonaga uri umuntu nyine njyewe nkeneye apana bo bakeneye okay dukomereze tubyara umwana wa mbere turabana nyuma y'izo ntambara zose zo kubana z'ababyeyi nyuma y'ibyo byose dukora ubukwe nabwo buzamo igitero cya gitero cya mbere kiragaruka urumva naza numva message iri gusona reka mvuge rero nanjye abantu banga kudutwerera sha turabyara umwana wa mbere rekana n'iby'intwererano ubukwe twabukoze dufite umwana wa kabiri umwana wa kabiri ngo ni gute ngo ukora ubukwe ngo ufite umwana wa kabiri ubwo se ngo ubwo bukwe sundi abantu kukibivanga mu bintu bitabari hari n'abandi benshi bagiye babikora nyuma yacu so rero ntimukajya mwivanga mu mishinga y'abantu ntabwo ari ikintu kigezweho nko kubana n'umuntu umuzi mukabyarana finali mugakora ubukwe ukoze ubukwe n'umuntu uzi neza ko ateye yewe wagufitiye n'abana biraryoshye kuruta gushaka umuntu utazi yava n'iyajya ugaspendinga miliyoni 10 ku bisharagati niba ari bisharagati bikarangira wa muntu akubanye ikimara sibyo ushaka umuntu ewana ugakora ibishoboka inka 25 ahubwo ni inkwano biba byari bikunze umuntu akajya zitanga bamaranye nk'imyaka 10 byaba ari byiza guys ubu tugomba gushaka umuntu uzi neza bashaka umuntu abandi ku buntu se wese ntabagutwaye mamutwaranye mamujyanye hanyuma rero uko akubera umwana mwiza akubyarira abantu ukabona zikubarera uwo ngugo tumuha inkwano ukamukora n'igikwe ngaho tanga inkwano nk'icumi tanga miliyoni 10 nezingaye mu bukwe kodesha amaprado
umugore abyara umwana ananirwe kumurera kubera ubusirayi kwini se kubera iki kubera ubumara n'ubusirayi kwini nyine ibyo bibaho kubera ko ntushaka kwiga umuntu muri fiyansaye ngo umumenye wese kimwe nuko ushaka kumushaka mutarakoze ubukaka kubera ikimara kandi ukabona ntiwamureka uhita umureka umva bro uzi ko nta buko wakoze uzi yuko nta nkwano watanze uwo muntu ntashobora kubikimara yaba atese uragufitiye umwana biragoye kuvuga ngo uhite ujugunye uri umuntu w'umutima ntaba bafite se baba bajugunye abo rero nyine ni ba bantu ubona bamwe navuzeho kare sawa rero guys reka tureke gutinda muri ibi just twababwiraga ko turi ready gukora content nyinshi cyane impamvu y'iki kiganiro rero twagize ngo tubaherezeho short y'ubuzima nyine twabanyemo ni ukubera ko tugiye kuzuza imyaka 9 tubana izaba ejo bundi abantu bakeneye kunyereza utugifti ntabwo twaturya wenyine pesa yangira afunguye ko ntiwaturya wenyine ku bantu bategereje ku bantu bakeneye za buradisha abantu mire kuko mfite uburambe abantu bashaka kumugira marene umuntu ukeneye ko mubera marene anyandikire urumva umuntu ugiye kuzuza imyaka 10 aba afite ibintu byinshi byiza azi mu rugo n'ibintu bibazi abazi uburyo nyine hanyuma gazi nk'uko twababwiye turi mu Rwanda twaje gusurana ariko na content muzitegure kabisa content nyinshi so icyo musaba like share subscribe comment mustari mwumva mukeneye ko tuzakorana collab nawe hano mu Rwanda tuzamushake tumugere kubera wowe wate comment uvuge ati muhuye n'uyu muntu mu gihugu cy'u Rwanda byaba bisa gutya katurekera sibyo alafu uyu munsi umuntu wanjye inkana ari nkumbuye kuvuga manager alafu biriya kambireke tuzabikomeza ubutaha ikiganiro nakagaruka nabonye wansetse cyane kandi mfite mishene nyinshi zo kubaha ariko ko ni nkaho mu Rwanda kuryoheye kubona ibitekerezo byabaye byinshi guys reka turekera aha ngaha ibiganiro byacu nakagaruka turabakunda ciao ciao